mbanje kubasuhuza mwese. Iki ni ikiganiro The Gist, aho mugiye kubana nanjye Amiho Player Ineza. Nkuko mwabyumvise ni The Gist, mfite umutumirwa hano ngaha. Kadutangirane twakira n'umutumirwa wacu. Ese waramutse ute, umeze ute? Umeze neza kabisa, ndashimira Imana. Watangira utwibwira n'abatakoze bakakumenya. Don't forget who you are. Don't forget our time. Get on, don't forget our values. Nitwa MC abantu benshi bakunda kunyita MC cyangwa se wa James ijuru n'andi mazina atandukanye. Yego ubu niwe njyewe. Mwabyumvise rero turi kumwe na MC cyangwa se wa James. Yego cyangwa wa James. Abenshi bandita ijuru sinzi biterwa n'icyo rero umuntu. Dutangira watubwira ese MC ni muntu ki? MC akunda iki? MC dusobanurire MC ni muntu ki? Hanyuma n'ubundi nkuko mwabyumvishe MC ni umuhanzi ubundi hano mu Rwanda. Ikintu nkunda gukora cyane no kuririmba niyo talent yanjye. Hanyuma ibyo bigendana na MC naho wa James, ibintu bakunda kunyita wa James, so n'ibintu byo muri sketch nkunda gukora ibintu zafite nyine, nkunda gukina nitwa wa James. So abantu benshi nyine bakunze kubibona kuri YouTube channel yanjye, nibyo nkunze gukoresha cyane kuri iyo nyina sketch cyangwa se iyo dukora afite nyine zimeze kuri kunze kubona kuri YouTube yacu. Tujya tuzibona. Nese James and MC, watubwira uko MC ryaje, se watubwira uko wa James ryaje? Just dusobanurire MC na wa James. Hanyuma kugira ngo mfate rino zina rya MC, ibi byaje nyine ndi muri class, byaje nigaga mu wa kabiri, ndabyibuka neza. Class nigagamo mu wa kabiri niho byavuye kuba banyita nyine MC. Nigana n'abantu bitwaga Bansiyeri, Basaveri, Barshari, n'abandi bitwaga Baseti nyine. So nasaga nkaho ari njye cyane ushabutse cyane kubarusha, ko nakundaga kuba nyoboye ibintu by'ibitaramo muri performance. So naho ngaho nyine the master of ceremony byavuye. Hanyuma wa James byo bijeje ubundi nyine mw'iyi minsi nyine ndi kwiga mu kigo cya CG. So nakundaga nkunda gukina sketch cyane, niko nkoresha nyine rino zina rya James, kuko nkunda gukinana n'umwana witwa Jenny. So abakurikirana nyine bakunda kubibona hari ibyo twaporodinze nyine mu ubwo buryo baraza kubibona cyane. Ndabyumva. Ni MC cyangwa se James. None se apart ku buhanzi ndetse no gukina ayo ma sketch, hari izindi mpano waba wifitemo yatubwira? Wenda usibye nko kuvuga ngo nshobora kwandika imivugo. Sometimes iyo wenda numva bindimo cyane nandika imivugo, nkanayivuga hari kuwa mbere mu gitondo kare cyane izuba rishanye, ni ikintu uje nca n'urota ariko wanyicaye iruhande. So sometimes nkunda kuvuga imivugo mu bwo buryo. Murabyumva rero, ni MC azi no kuvuga imivugo ndetse azi no kuyandika. Rero tuje ku mpano y'ubuhanzi, watunyeraho gatoya ku ndirimbo yawe ho gato? Ku ndirimbo yanjye mfite indirimbo nkazingaye, so sinzi iyo nza kubaririmbiraho indirimbo cyakoze wenda nabaririmbiraho. Reka mandirimba gato ku ndirimbo yitwa Komeza. Niyo ndirimbo ya mbere nanditse muri studio, sibyo ko wenda atariyo naheriyo na uploadinga gusa. Niyo ndirimbo ya mbere nakoze bayita Komeza. Impamvu iyo ndirimbo ni ugukomeza abantu nyine, nari nkitangira urumva nagombaga kuririmba indirimbo ishobora gutuma nanjye baganjye nkomera mu rugendo, nkaba nakomeza n'abandi. So Imana ihora etegurira umuntu wese ukazabaho, reka kwiheba, Imana ikuzi neza, humura, ntabwo ndirimbo. Reka kwiheba, Imana ikuzi neza, humura, ntabwo ndirimba cyane. So abantu bazajya bagenda baza nyine bazisanga hano kuri YouTube channel yacu, n'ubundi ni MC Ijuru TV, nta kibazo. Arakoze cyane, mwamwumvishe rero ni MC. Yego. Dukomeza. Ese
ubundi igitekerezo cyaje gute cyo kugira ngo ubuhanga ndetse unafungure YouTube channel yawe urayibona ko ari MC Ijuru TV? Byaje gute? Igitekerezo kivanye hehe? Hanyuma wenda ku bijyanye n'igitekerezo wenda cyano naba naravanye ibi bintu byo guhanga, mpereye kuririmba nakuze cyane nyine nkorera muri korali ndirimba, nuko nyine nza kwikanga namaze kubikunda cyane. So nk'umuntu akuriye muri korali nyine birumvikana, byageze inyuma nyine ntangira kumva nshaka kwandika indirimbo nk'abandi bana bose cyangwa se nk'abandi bantu bose, ntangira kwandika indirimbo, nuko nguko byagiye biza. Hanyuma nyine kugeza uyu munsi mfata umwanzuro ndavuga ko ngomba nyine ubwanjye kuzamura impano yo kuririmba. Buryo watubwira rero ko uri umunyeshuri, kandi turabizi ko twese abanyeshuri hari ingorane tugenda duhura nazo nyine, ibintu by'amasomo, ibintu byo guhanga. Se wowe ubigenza ute nyine ukabikemura ku buryo ukomeza uri mu murongo ndetse no ku buryo udacika intege? Ibintu by'ubuhanzi rero kubihuza n'amasomo, so birasaba imbaraga, birumvikana ni ukuryama amasaha make cyane kugira ngo ubashe nyine kuzuza ibyo usabwa ku ishuri ndetse no gukomeza nyine kugira ngo impano yawe idacika intege. So birasaba imbaraga nyinshi cyane no kudacika intege. So time management, gukorera ku gihe ibintu byagennye kandi nkabikora neza. Icyo ngiye gukora nkakibarira igihe ngomba kugikora kandi nkagikora nkishyizeho umutima cyane. MC Ijuru ati time management. None se ni iki kigutera imbaraga gituma wumva wakomeza gukora ibyo uri gukora? Ni iki nyine kikwinspira? Ikintu gishobora wenda kuba cyamereza imbaraga mu bintu byo nkora, first kuba ubwanjye mbikunda, kandi nkaba niyumvamo yuko mbishoboye. Icyo ni icyambere. Kabiri, abantu bamereza imbaraga bambwira ngo Pazuzu uririmba neza sometimes, cyangwa se nimba ari performance twakoze ahantu runaka mwakinye neza, nimba ari muri sketch. So ibi nyine ibyo abantu batubwira cyane nibyo biduhereza imbaraga zo gukomeza gukora nyine no gukomeza uru rugendo. So ikindi kibazo kiragira giti, tujya mu buzima busanzwe hari ingorane waba uhura nazo? Mu buzima busanzwe yambikuje n'umuziki byo ntago zabura, wenda nko kuvuga ngo ndashaka gusohora indirimbo muri studio, birasaba amafaranga menshi cyane, gukora video y'indirimbo birasaba umwanya, kandi so ntabwo biba byoroshye, imbogamizi zo ni nyinshi, no kuba umuntu aba atarabona abasupporters, abantu bamutera inkunga mu buryo nyine bwa finance. So ni ibintu nyine ni zimwe mu mbogamizi umuntu nyine tugenda duhura nazo kenshi cyane muri uru rugendo duhura mu nyinshi cyangwa n'ibyo dukora. Imbogamizi ya mbere ni ukuba nyine umuntu adafite capital ihagije ku buryo nyine uko atekereza ibintu ariko yabikora. Ndabyumva. Rero dukomeje, ese haba hari abantu wenda gutya umunsi ku munsi, abantu bagufasha mu byo birimo? Hari ababa bahari? Muri uru rugendo rwe nyine kugeza uyu munsi ntabwo babura abantu